naragiraga inka mu rugo ndagira ihene mu rugo umwana wo mu cyaro mfana bamenya mureba gurya noneho muri kumwe ngize ku rwego rwo kuba ndi kumwe mu guhatanira ibihembo numva ari ibintu byiza nabigiyemo numva ari byo bindaje nshinga kujyana muri iriya bisi nabo ari abasitari bande urumva so kumva ni ibintu byiza pe kubera icyo gihe nanifatiraga no ku gacupa cyane ntabwo namenyaga ikijya mbere yego kumva abandi baratoye baritoye nibaze so rero ngewe naragiye ndicara bisanzwe so waba ibi ntabyo narinze ikintu cyanongoye nicaye ngiye kumva numva barahamagaye nk'umukomediye ngo uwa mbere baramvuga barantaka numva umubiri umvuyeho man utarubiza numva umubiri umvuyeho pe ntarimbizi ntagiye nembereye nakifuje ko ibyo bihemba ariko byagatanzwe reka mbibabwire hakiri kare munyarwandakazi nubona ndi muri bino biboro byo guhatanira ibikombe ujye umenya ko ndi bugicyure kabisa uzajya ubizi rwose ujye unjya inyuma ubizi ko ndi bugicyure kuko twamaze kumenya ko nubundi bariya biyambika kuriya bakajyayo baba badafite amakuru ariko hari n'ababa bayafite tunakeka ko aribo babitegura bakajya kubifata nabonye amarira ya nyambo mwarebye amarira ya Nsabe zabuze agahinda dufite kuva i Musanze mbabajwe n'uzongera kujya kumubwira ibi ngibi ndi kuvuga azabibibwirira ndumva hari ibitaramo bigera nko muri 3 na Kiramani yagombaga no kujyamo maronje bagombaga kujya gukoramo n'ubundi ariko ngiye bigapfira yuko mfite kwaho amakuru mabi akatari Kiramani abantu mwasangiye dukorana bahawe ibiraka muri muri team sindi buze kubavugaho ariko buri umwe araniyizi kuko narabibabwiye twabiganira ndabwira ati si byiza niba udashaka kumpisha akazi vuga ko mfite akazi kenshi bivuga nk'inzoga zaranyishe ariko nibyo aravuga ukuri muraho neza amahoro y'Imana bane namwe nyagasana akomeze kubandindira uyu munsi rero ntabwo ndi kumwe na Sara ntabwo ndi jyenyine ntabwo ndi kumwe na Romeo ndi kumwe na Mitsutsu umuntu wa mbere ukora komedi mu buryo bwihariye mu buryo bwiwe ni benshi bazikora ariko we afite uburyo bwiwe yabikozemo kandi bikanamuhira tuguha ikaze kuri Ketchup TV show murakoze si ubwa mbere agaro bwa mbere urabyibuka ndabyibuka ni bwa kangahe bimaze kuba nko mu rugo ariko z'ubwenge niyo mpamvu nyine mbavuga ni n'ubundi ni yare ndanga kugiye kandi n'umundi naragiyeyo umeze neza ndashima Imana ishimwe cyane njyewe ndashaka kubanza kukubwira nkureba nyine amasoko yandi abanzi bazi ibintu ndeba mu buzima bwanjye bwa buri munsi mu bantu ndeba ntago waburamo kandi akantu katumye nkureba cyane ni akantu kawe ko kwigira nkaho utari kumva ibyo bari kukubwira byatari pe baragakunze cyane ujye ukomereza muganda wakambwiye buriya ndahera ariko ubundi oya urumva twari turi kuri seti hari ukuntu umuntu nyine azana igitekerezo k'ikintu kibaye avaye ku kati nta kuntu umuntu yazajya akubwira ikintu ntubyumve urumva nari mbikoze ariko atari byinyurireho nyine byigendera ariko nta kuntu umuntu yajya akubwira ikintu ukacyumva aciye akanya niwe wazanye icyo gitekerezo ni byiza ukomereza aho ngaho Imana igushyiriremo imigisha hari abantu benshi barakuzi ariko hari igihe uba usanga wenda umuntu nyine akuzi nka Mitsutsu kuko ubona gutya gusa wenda ntiyagira ubuntu bwo kumva ikiganiro cyawe bwa mbere wenda uvuga ku rugendo rwawe rwo kwinjira mu mwuga ukora niyo mpamvu nifuza ko wabidusangizaho nabisobanura mu buryo umwe cyangwa ubundi ariko mu ncamake ni binini ntabwo byatwara igihe kinini nyine
bundi nuruka mu ntara y'Iburasirazuba ni hehe Ingoma mu karere ka Ngoma. noneho njyewe narapanche tuvuga gutyo simpe kumenya ngo ni hehe yego urumva so rero njya mbivuga no muri filime akarere nkunda n'ahantu nkomoka ni n'ahantu heza ntabwo ngira upfunwe uburyo kuvugaho kuvuga ahantu nkomoka so rero so naje i Kigali ndi umumotari 2017 mpura n'umusamariya nyaso duhura nabwo ari kwa kundi urabona nk'abantu bajya bacamo nko gushutinga bagashungera nanjye nabaga ndi nko muri abo bantu ndi kwitwarira abagenzi manager wa Nyakso yari amuzosi nawe n'uyu wacu ndamuzi nawe n'uyu wacu ni inshuti yanjye n'umugabo wamfashije cyane kuva mu itangira no kugeza aho bigeze aha ngaha so rero ndumva na projet za mbere nabo batwazikoranye naje gusanga rero ari iwacu kandi afari gufite Nyakso tuza kuba inshuti yigaga RDK yego nkajya mutwara gutya na gutya tugenda tuba inshuti so nyuma rero aza kwimukira muri Afrimax turakomezanya nza kumubwira ko nanjye nagerageza nabanje kubibwira Hamuzosi so rero ndumva ari aho ngaho byatangira nabwo namenyanye na Mugande we twanamenyanye mbere y'abantu bose inshuti ya mbere namenye muri Kigali ni Mugande ko 2018 ndumva twahuriye mu kantu casting Soroba yari yarakoze so urumva nabanje kumenyana na Soroba Soroba akoresha utuntu tw'udu casting none ako casting nkuriramo na Mugande Mugande yaba inshuti yanjye magara kugeza na nomo turi kwinjira muri uyu mwaka 2023 munanya hafi imyaka igeze muri ngahe so nuko rero ninjemo muri cinema ndagerageza biza kwanga Nyakso akambwira ati iya mbere yari iyihe yari yaciye kuri Gospel Media kuko yaravuyeho kuko bigeze kuyikuraho sinzi ibibazo byavuye za mbere bisa nkaho ahubwo ejo hari umuntu petit twakoranye ariko rutangirana n'abapeti benshi ariko noneho kubera ko wenda ngiye navuyemo asa nkaho ngira akazina arayifite ejo nabonye yayipostinze wow dore video ya mbere nakoze yego ni byiza cyane hari abantu bajya muri sinema cyangwa se akajya gukora ikintu runaka iyo bitamuhiriye akenshi agacika imbaraga urukumva nk'uko bwa mbere byanze byaranze ndanataha subira ikibunga nuguri urumva 2010 kiri kuguseka kiracyana 2019 harimo corona turi kumwe hajemo corona nyine mfite na moto bisa nkaho byanga mpita ngenda wisubirira iwanyu njya mu rugo biranga ngezeyo Musamara arambwira content irarenze nubwo abantu batarayimenya ngwino nambwaho kuba wari waratangiye nuza yawe nari naratangiye Mitsu Comedy Mitsu Comedy nyitangiye ejo bundi myaka 2 ariko man ni byiza kuba byaraciye ejo nabonye hari banga ya mbere nahereye ifite imyaka 2 nako ni byiza twizere ko iyindi myaka iri imbere bizaba byiza kurushaho cyane kuzazanamo n'utundi dushya turenze ni heza rero urumva Musamara arambwira ugomba kugaruka ndamubwira aho kuba ngwino anyereka umuryango ngomba kubamo we yancumbiki imyaka 2 sinjya ninya kubivugaho yawe amfasha buri kimwe franga two kuri set akatuma sometime uzi ko narinzi ko Nyakso agira umutima yarawugira cyane uzi kubera bakiramani se bajya bamushimira ari yafashije abantu benshi ntabwo ngewe nabashije wenda kugira amahirwe yo gukurikira wenda nk'ibiganiro by'abantu mu buryo bwimbitse wenda nkuko ngiye nawe turi kuganira turi kumwe abo numvaga benshi babaga bavuga ko yabafashije n'ubundi kugaragaza impano zabo ntabwo nari nzi ko ashobora nyine kuba yabikorana gutyo si ugupinga ko adafite ubushobozi ahubwo hari igihe uvuga nawe aracyafite ibindi bintu byinshi bimureba wenda ashaka kubanza gushyira ku murongo cyane rwose ariko umuntu akigomwa icyo kintu icyo gihe yatangiye no kumfasha niga ariko
ibaze yaranigaga icyo gihe. rero abantu ntibakabona umuntu ahirwa ngo bajyeho bavuga amagambo menshi ari abari Cyane gusarura rwose. ibyo n'ubundi yakoze. Cyane rwose. Nyakisimana imwongerere ndumva mukunze kurushaho. Ejo bundi habaye ubu ndabyita nk'iki buriya kwera batanze ibihembo muri Mashariki. Nabimenye ngewe hari biri buke biba cyahabura nk'iminsi 2. Nari nicaye ahantu hari umuntu uzajya muri iriya gahunda. Ko wowe utabigiyemo byagenze gute? Biriya bintu nakomeje kubivuga bitaranaba, sinjya nkunda no kubivugaho cyane. Sinzi niba wibuka ibiboro bya Rima twigeze guhatanira ibiboro byo gutsindira imodoka, babamenya, tujyanamo n'abantu. Ngewe wenda bashimira kuko wenda byatumye uzenguruka mu ntara uri kumwe n'abandi basitagufana, sibyo? Nicyo bashimira. Uba wumva bidashoboka ariko ari bwo bwa mbere ubigiyemo, wumva ari byiza. bamenya. Naragiraga inka mu rugo, ndagira ihene mu rugo, umwana wo mu cyaro mfana bamenya mureba gurya noneho muri kumwe. Ngize ku rwego rwo kuba ndi kumwe mu guhatanira ibihembo. Numva ari ibintu byiza, nabigiyemo numva ari byo bindaje, nshinga kujyana muri iriya bisi nabo ari abasitari bande, urumva kumva ni ibintu byiza pe. Ariko nyuma tugezeyo nsanga ndumva igiturage, nsanga abaturage bose baranzi pe, baranzi mbona rwose pe. Nicyo kintu nari nkeneye, guca mu baturage nkareba popiriya bimeze bite. Nsanga yaba Rusinoza mu majyaruguru, za Musanze, mu Bugesera, ahantu hose baranzi. Cyane cyane abana bato ndetse n'abantu banakuzemo kandi mu giturage, apana mu mujyi, mu giturage. Kugeza naho ndi kubona harimo abantu turi kumwe turi guhatanira, ugasanga ntabwo babazi kandi aribo basitari bamaze igihe, kandi aribo basitari. Ndumva ni nk'igihe kimwe twari tugeze ahantu bari gukora byari ku muganda, turi buve mu muganda mukajyamo. Urumva umuntu yaragendaga imbere akavuga gutya nitwa gutya, muramuzi kandi akaba ari uwatwaye ibikombe. Noneho ugasanga uko tugenda dukurikirana ntaranageraho ukavuga ati turashaka mitutu, turashaka, ukabona ni ibintu byiza. So rero navuyemo byibura nari wenda navuga ninjye wari uri muto muri bo, mu bantu bose. Nubwo ntari guhabwa icyo gikombe, ntabwo ari cyo ndebaho cyane kuko buriya ibintu byose biba bifite ukuntu bipanze. Byibura natwe twakoze tuwa, sibyo? Ugasanga nk'umuntu avuye muri Nigeria, Tanzania, hehe, ugasanga abantu mwo barahembwa, mwo barashimirwa, mwo barahabwa ibikombe. Ukibaza umuntu wahawe igikombe sinanamuzi, ugasanga turi nk'abantu nk'icumi twese turi guhatanira abantu bari guhabwa ibikombe, nawe ubwacu ntabwo tumuzi, ntituzi n'ibyo bakora. Abo twakuranye amatuwa n'iki, nta nubwo byibura n'agakombe kugafata bavuga ati umuntu twakuranye tureka tumuhe n'agakombe, ntabone ko ibintu twabikoreye ubusa. So navuga ko inyungu ya mbere nakuyemo icyo gihe cyanashimishije, ntabwo mbyicuza, niyo tuba twagiyemo, mbona uko mbihagaze. So ariko nza gufata umwanzuro, noneho nza gufata umwanzuro bavuga nta bindi bihembo ngiye nzongera kujyamo bidafite meaning. Bidafite. Nyuma nibwo haje kuba
ibindi bintu ngo byo gutsindira ibihembo nabyo by'abakomediye bitwaye neza, abahanzi, hari ibyo nabonye. abatiktoka, ibyo bintu nagiyeyo ari bamenya ntumiye ngo njyeyo, arambwira ati muze kuhagera, abimbwira twari dutashye, bidusabye katunyureyo, ndabase habaye iki, ni Muhabura, ni sinzi ukuntu byitwa, Muhabura, niba ari ni Muhabura, muri Muhabura, ni bifite izina utamenya ukuntu, ntabwo byigeze bimenyekana cyane, sibyo? ariko njye ntabyo narinzi, njye nagiye mu gitero cyari cyabereye muri Onomo, uri kumva, hari abantu benshi, harimo abahosita, harimo abahanzi, harimo aba DJ, harimo aba TikToka, harimo aba YouTube, nyine bakiramana bari bakomediye bose bari bahari muri rusange. Ngiye rero nagiyeyo bafite amakuru, bari no muri bya boro batora gutora uyu muntu. Ngiye rero kubera icyo gihe nanifatiraga no kugacupa cyane, ntabwo namenyaga ikijya mbere. Yego, kumva abandi baratoye, baritoye, nibaza. So rero ngewe naragiye ndicara bisanzwe, so waba ibi ntabyo narinzi, ikintu cyanongoye, nicaye ngiye kumva numva barahamagaye nk'umukomediye ngo uwa mbere, baramvuga barantaka, numva umubiri umvuyeho, man, utarubizi, numva umubiri umvuyeho pe, ntarimbizi, ntagiye nembereye, nakifuje ko ibyo bihembo ariko byagatanzwe, nubwo yaba atanahari uwo muntu, igihembo cye kigatangwa akazajya kugifata, akagira umuntu wenda ukimufatira, ariko mureke kudushyira mu bintu ngo ibyejo bane nanze kubijyamo ku bushake bwawe. Okay, nanze kubijyamo, ndavuga se kubera ko hari ukuntu ni igiki, ndagenda nkodesha imyenda ujye kwifotoza, ndabikwa Sabi yarambwiye kuri nyuma, arambwiye nangiye gukina, nangiye muri siporo n'abanyakso n'ubundi, ambwiye se uraza, yes, ngo muri Masharika bimeze bite, nabwo ntabyo narinzi, muri Mashariki gute se, mu gahunda yo gutanga ibihembo ntabwo yize, ati nayumvisheho, ndambwiye hasi ninza kubona akanya ndaza, ariko ntabwo ngende buze, harabibonye ubwa namba wacu, isema amashenana, Sabi umuhungu wanjye yavuye mu rugo tuvuganye, kubisema amapatro kabisa, yitwaza n'agakobwa keza gutya, ubona ko kari gafite isuku, yari yagakodesheje, ugiye gutwara igikombe, nkibaza nyine bashingira kuki bajya gutanga ibikombe. N'ubu ngubu ndagira ngo mbibabwire, sinza kwivuguruza, mfite uko mbayeho, mfite uko nimushaka kumpa igikombe bazakikuzane mu rugo, oya ntibazikizane no mu rugo, njyewe unambwiye ngo tugusabye kuzaza muri event yacu, naza nk'umutumirwa, naza pe, nkaza nkaba nzi uko ibihembo biri butangwe, si byose, uko ibihembo biri butangwe nkareba uko biri gutangwa nabo biri guna, ariko njyewe nkaba nzi ko ntago ndi guhatanira n'abantu n'ibikombe. Rero ni nacyo ntakisabira n'abantu, bareke kuducunaguza, ntabwo twaje kugira ngo muducunaguze, nta nubwo twaje kugira ngo turebe turi bazima, ukabona ndi hariya kuri kamera ngo mubone nasinze, ngo bifate nyine nk'umusinzi, mufate nk'umusinzi, turi abantu turatekereza. Njyewe nuko wabiretse kuzijya, iyo kampani ninza kuyimenya, ntize kuri telefone yanjye, ninza kuyimenya, urumva, ninza kuyimenya ndaza kuyibabwira, ninza kuyibuka, ariko mube nk'iyo kampani, mube nk'iyo, ntabwo nanjye ndi kwibuka izina, n'abakoma wireba ko mufitanye ikibazo, turi abantu bakuru, turi abanyarwanda, turaziranye,
igikombe nugiha ketchup kandi gikwiriye nyambo turabibona ko igikombe gihawe ketchup kandi gikwiriye nyambo yego nta kindi kintu twabihinduraho urakimuhaye ni sawa ariko twari tubonye gikwiriye cyane sinzi ibintu ndi kuvuga nibyo biri kumvikana kubera ko nago ngiye ukuntu mba mbibona sibyo nigize kujya muri Rwanda Movie Award kera yego na Nyakso yarayirimo mu bantu bari bahari bari bafite abantu babakunda bageraga ahantu bakavuga abana bagakurikira bisi ni Nyakso ariko nta gihembo yigeze uko mbyibuka ndanabyibuka yego nta gihembo bigeze bamo hari ibintu rero ubona wowe ukaba wicaye ahantu hari abantu 20 yego ukaba ubizi neza kandi nawe wabikubwiye abatwara igikombe sindi kwivugira wenda ngo nsaba ibyo bikombe sindi no kwivugira kugira ngo bigende gute Kamaro wiriwe neza ndi mu kiganiro bari kumba ejo barambajije ngo kubera iki ngo ntashyiraho tatuwaje ngo kandi zishobora kumbera ndababwira nti Kamaro yarambujije ndababwira nti Kamaro yarambujije ariko wenda sibyo nari ngiye kukubwira hari ibikombe biherutse gutangwa ariko mu mwaka ushize bya sinema oya nawe watwayemo icy'ubuhosta ngeze ibyo ko ari 2022 nicyo ndi kuvuga nyine arya ni ira company yabitangaga yitwaga gute ni Karisimbi Karisimbi urakoze cyane ndaza kukuvugisha nimero yawe iba muri momo iba muri momo cyane kanze ndebe uko bimeze ngaho kanda kanyenyeri momo wahemwe ni Karisimbi ndagira ngo mube nka Karisimbi abantu bategura biriya bitaramo byo muri Karisimbi ntacyo nababureminga ntacyo yewe nanjye nabaha igihembo cyane kuko bahamagaraga umuntu yewe ntabyo narinzi nibyo ninyweraga n'agacupa noneho sinabaga nzi bijya mbere uri kumva Karisimbi ngiye kumva numva barampamagara noneho mugiye muduha biriya bikombe nubwo byabitanafite niba hasha bya bindi bavuga ngo yego mugatungura umuntu niba koko ibyo bintu yarabikoreye yego no kumuha igikombe birashimishije ariko ibaze ko akantu warukomojeho ka Nyakso nta muntu n'umwe muri uru Rwanda ukina comedy acting comedy utarigeze uca kuri Nyakso kandi ikintu gitangaje abo bamunyuraho hari ubwo babihabwa sibyo kandi suko bamurusha gukina suko nta kintu kimwe bamurusha ahubwo bashobora kuba bamurusha umwanya wo kubinginga hari ngiye ariko nabivuga ntabwo tugomba kuza kubinginga reka muvugire ntabwo muvugiye naho reka nivugire ntabwo twebwe tugomba kuza kubinginga nta mpamvu ngewe ntawe ngomba kuza kwinginga ibikombe byanyu muzabigumane muzame igikombe nakoreye wiza kunyambika imyenda ngo njyane Rusizi wiza kunyambika imyanda ngo njyane za Nyagatare agutesha akazi kawe nkagenda nkamara iminsi cyumweru ntari gusora video arizo zintunze unzererana kandi abizi neza ko ntacyo uzacyura ubizi neza ko nta kintu uzama murumva nta soni mufite kabisa reka tureke turi kuganira bitazamura kamere ariko reka nkubwize ukuri Mitsu hari nk'abantu bataba mu bintu bya sinema ujya kumva baraguhamagaye ego mana ese bukira gikombe urugero kuki bagihaye ketchup kandi cyari bubone Alphonsine atari ko cya kimenyane bazanye ni bwoko ki sibyo ukibaza umuntu utaba mu bintu bya sinema udafite kinazi arabibona ibyo bintu ngewe noneho bajye bantinya nibajye no gutegura ibyo bikombe ukimvugaho jya ubanza untekerezeho kuko ujya hari ibintu bindi wapanze byo kuko mujya kunoma abantu muzi abo muzabiha n'abo mutazabiha ahubwo mujye mureka kuruhanya mufate abo muzahereza ibikombe mubakatishe muzanabagarure mubahereza ibyabo yewe ubu ibintu byanyu ngomba kubijyamo reka mbibabwire hakiri kare
munyarwandakazi nubona ndi muri bino biboro byo guhatanira ibikombe ujye umenya ko ndi bugicyure kabisa uzajya ubizi rwose ujye unjya inyuma ubizi ko ndi bugicyure kuko twamaze kumenya ko n'ubundi bariya biyambika kuriya bakajyayo baba badafite amakuru ariko hari n'ababa bayafite tunakeka ko aribo babitegura bakajya kubifata Mitsu uzi ko ugenda akajya gukodesha umwenda akagenda ntibamuhe igikombe ukene dore badafite amakuru nta guca mu nda nabonye amarira ya nyambo mwarebye amarira ya Nsabe Nsabuze agahinda dufite kuva i Musanze mbabajwe n'uzongera kujya kumubwira ibi ngibi ndi kuvuga azabibibwirira rero mureke kutubeshya nabonye agakino kabaye muri Rima ndavuga nti urwego nta nubwo nzigira nanarugeramo oya nta mpamvu uzi nko mu minota ya nyuma witwa Iva nuwahe Iva umurakinana muri Ibra mwita Iva ngewe uriya muniga byagezemo afite nk'ibihumbi nka 25 ni nka miliyoni 2 ubwo afite izindi 3 ari kuvuga sindishore haraburi igihe gito byageze mu minota isoza ihatana ya kubona mbona bamenya ageze mu 45 yari mu 30 witwa Bahavu ari mu 50 bamenya bakubishyizeho izindi 2 biba biratumbagiye 55 ku isegonda rya nyuma umwana w'umukobwa nitutse ayo mafaranga nzayakura ntago bishoboka murapfata mukajya kunteranya n'abakire ngo mpangane nabo no mpambandirije oya pe cha ibikombe rero reka nta twabavuga byinshi yavuga byinshi ku bikombe ho ntiwavuga ngo birangire gusa abantu bashyashya mu bo kujya mu bikombe wenda batazi ukuntu bikorwa nujya ujyayo nugashyire mu mutima wawe cyane ko uri umukinnyi ukunzwe uri umukinnyi w'umuhanga ngo ugendere ku by'abantu bakubwira cyangwa ubona ariko bafite ibyo bakoze bajya babahembera ibyo bakoze habahaye ibihembo niwe wiyemeje kumushyira muri iryo rushanwa ryawe buri muntu wese ajya bamuha igihembo bamuhaye igikombe akakijyana cyangwa uzahitemo n'amabase umva ibihembo byanyu reka tubiveho ni byiza muba mwigomwe nuko birangira n'ubundi bigaragaye byose mubyereka abanyarwanda bituma abantu baduca amazi uzi impamvu hari abantu bavuga ko mu Rwanda nta filime haba ngo komedi ngo ibiki nyine filime bazifata nk'inkinamico sibyo noneho iyo bigiye muri izi awadi zabo batanga bikagenda nk'uko babigenza bituma ba bantu bagakunze filime nyarwanda tubabura bamwe na bamwe hari abanyarwanda ushaka kubwira ngo wenda nkamubwira iyo ni Mitsutsu yakumvira iryo zina wese niko ababyeyi bamwise ati hoya ni iry'akazi kubera naguze ikintu akora mu by'ukuri ugasanga ntagakuzi kubera iki ntabwo azireba kubera ko bwa mbere agitangira kuzireba yabonye harimo ibintu byinshi bikorwa bitari ibya nyabyo ahita yumva warabizinutswe rero ntitugatume abantu bazinuka ibikorwa byacu ahubwo tujye dukora ikintu gishobora gutuma umuntu avuga ngo hari urwego byavuyeho uri ku rwego rwiza ni ukuri twaganiraga nimba ari uwo byababaje yihangane ni kuko uri kumera twebwe abo babaza ni bake ntabwo dusenga rega oya ntawe senga Imana yonyine ntabwo dusenga uwo byababaje yihangane kandi nimba afite icyo ategura cyangwa icyo akosora azagikosore kuko bitari ibyo nuko ufite bazabura ibyo bagomba gukosora ni byinshi kandi abantu benshi bo muri filime numvishije barabivuyemo ibi bintu byo kujya mu munoza jewe ehera kuri njyewe ni ukuri benshi babivuyemo uri nimero ya mbere twicaranya ahubwo se reka nkubaze kandi nanjye twicaranye nta na rimwe nari nabona igihembo yego nkubaze ikibazo wakemera kujya kuzenguruka ziriya ntara ubu noneho ntabwo bishoboka utazingura kuramo iki cyakora harimo amafaranga nashyira za manga zanjye nasize mu rugo aho naza tukirwa twiruka n'ukwezi nakugenda ariko tugomba kuzengurukana namwe mwamaze kunyandikisha agakontara cyangwa igikombe ukibitse mu rugo ukazakigarura mwana uri hariya uzi umuganda uri hariya ngo wiriwe nguzenguruka ngo ku kwezi nzabareba mu maso sha mujye mwibaza bayakuramo amaso ntabwo bikunda kabisa njyewe nimuzajya muntumira nzajya nza yego ubitaye nk'uko nk'undi wese yabijyamo nk'uko undi wese yabitaha ariko wimbwira ngo ndi mu bintu byawe yego
naje nzi ko ntabirimo naza kumpatanisha na mugenzi wanjye. Ikindi mwifata abantu ba filimi mufate ngo abandi bantu bakora challenge, abantu mu gisope, abantu barwana ibingibi by'amate n'ibiki ni boxing bagita gute, n'ibiki hari, ugafata abo bantu bose ukabahuriza ku kintu kimwe ngo bari guhatanira ikintu kimwe, ngo reka turebe umukinnyi wa filimi ngo n'umukinnyi wa komedi ngo wa mbere n'utsindira kiriya gihembo, kandi ari kimwe. mubona turinjije. Ntabwo bakina bimwe, ugasanga babavanze. Nibavuge ngo dore nibavuge ngo uri kumva rata, nibavuge ngo abakinnyi ba icyiciro yego cy'abakinnyi ba filime turi kujyana yego cy'abakinnyi ba filime kiratangiye kiranasoje. Yego hajeho tugiye ku bakinnyi ba komedi, ku bakomediye bo mu Rwanda abahatanye n'aba siko bimeze se. Abatuzi nka filimi turabaza, ugasanga abantu bava mu cyiciro cya filimi hagarutse no muri komedi ngo n'umukomedi byama muri gucanga abantu. Uzwari n'umuntu ubu bakunda biyobera, muri kubyumva ibyo bintu, muri kumva abantu ukuntu batugize ingegera. Ahubwo ikibazo banacanga abantu, ngewe nshobora kuba ngukunda wenda nkundana bamenye sibyo, ariko kubera kubavanga mu bintu nkazumva ko bamenya akora nka Mitsutsu cyangwa Mitsutsu akora nka bamenye, kandi biratandukanye. Ikintu kiba kirimo n'ubushobozi bukeya, ubushobozi buke. Ibihembo biba byabaye bikenge niko mbikeka. Wenda nanjye nza kuba mfite amafaranga ari kurundaho nka miliyoni 15, ariko ntacyo warakibuze utarunzeho. Uri kubyumva? Nkarunda n'igihe wanarundaho nabwo ukakira. Harya Ibra ntiyakibuze, hari icyo yabonye yanashoye, niba yarasubijwe zambwira, niba waranasubijwe singa byageze bite mwana wanjye. Ariko nukuri Imana idufashe mu Rwanda haboneka abandi bantu bategura, mureke izindi award cyangwa abasanzwe bazitegura bagiye ukuntu babikosora. Mujye mwirinda kumamagara Imana. Ako ngende kuzategura award nziha ku giti cyanjye, nicara imbere ya kamera twibajye kumuvugaho. Abanyatso nakubwiye niwe muntu abantu bose hafi ya bose twamuciye mu maboko kugeza na n'uyu munsi, nk'umuntu twemera, nk'umukomedi twemera wazanye komedi mu Rwanda mbere kabisa, n'icyanditseho La Route yirukanse marya tabati yirukanka komedi yo mu Rwanda kabegejeje ahangaha, n'icyanditseho La Route ntacyo agira. Henda tuvuga ahawe igihembo cy'imihanda ntacyo agira. Hasi umwaka utaha twese muzabitwime, ako mu gihe muriya Mungu mumuhesha agaciro. Gusa nanone nyine bajye babyemera. Gusa icyiza nuko twe ababibamo n'abatabibamo twamaze gusobanukirwa, abashoboye n'abadashoboye, abo muhereza ibikombe babikwiriye. Harimo abo mu biha babikwiriye pe, ntago ari bose, harimo n'abo mu biha batabikwiriye. Harangiza mu batanze ibihembo, runa bikaragiye no warafataga n'imyanzuro, wowe warafataga n'imyanzuro kuvuga ngo icyo gikombe mu cyandikaho kanaka uri gutanga itegeko, tugahurira kwa Karabutoni yaravuye ngukina neza, ndagukunda ngo abana banje, abana bawe nta soni, ashatse gukurabura buriya abakambe nkuretse sinywa inzoga ngo zankoreshaga ibintu, ariko simbyicuza nabyo. Ariko byambabaza iyo mbona uzumpobera unsuhuza umereza amacense ngo mani ngo ni wowe wa mbere. Subo ryarya se umunsi umwe kazameneka, katujye tubareka tubice ku ruhande, ariko full stop natwe mu by'akazi kacu. Mureke kwirirwa mugakinira ngo niduhura unyereke uburyo nduwa danje, unyereke uburyo nakoze ibitangaza, n'akantu kunda ngo kanjye ngo bure wambwiraga ari amagambo n'uburyo vugaga ngo ari wicaye hari ari we wapanze ibintu byose, ngabana banje umugore wanjye ngo yirirwa kuri muri mwumva nta soni mufite. Miso ihangane
yarakurakaje tubabaza ikibi nuko babikora nyine bakarenzaho n'ubwo buryarya sibyo kenzo ubwo buryarya mukirirwa mudufera mwebwe ntago ari byiza mureke ibintu byacu bituvune tubahe izo komedi museke mwishime mubane n'imiryango yanyu neza ariko mureke mwihindukira ngo mujye kuzana ubundi buryarya muze mutuzanira uburi niba umfana niba unkunda nta kindi kintu wakamfa byibura kuremo na 5 mbwira atakira njye mu amafaranga mbwira atakira bino 5 uze no kunywa amazi urankunda se biramarira iki nimbwira ngo urankunda hera n'inkunga ya video byo mumereze n'ibihumbi 20 umbwira ati byibura ati gaburira abantu kuramo video uraza ukambwira ngo urankunda ngo umugore wanjye uri gutanga ibihembo hariya ariko Mitso bihereza abantu reka nkubwire nta guciye mu ijambo naba n'umuntu ugukunda atari umuntu ukuryarya sibyo barahari pe bagira urukundo udafite no kubagwa n'igihumbi pe nta bushobozi ariko hakabana babandi birirwa bakubwira ko bagukunda turetse no muri sinema no mu buzima busanzwe ari igihe umuntu aguhora iruhande akubwira ko agukunda ariko mu by'ukuri nta rukundo ruhari nta nikiza kwifuriza ahubwo yaguma iruhande rwawe kugira ngo wakubone umeze nabi ku buryo ashobora no kukubona uri gukora akantu katameze neza akaba umuntu wa mbere wo gufata video kugira ngo aguteze isi video igasohoka akaguhamagara ati ibintu bari kukuvugaho wabibonye kandi ari we wabikoze sibyo ibya bikarangira n'ubundi umenye ko ari we barahari benshi baba bagukunda hari abantu bagukunda ku buryo baguha n'inka cyane rwose pe ngenda bafite umuntu rwose ari umuntu ugukunda nuko ntacyo abafite yaguha yego afite ibishoboka byose yabiguha ariko wizumfera mbibona kuri kumfera ngo nurangiza ubugambo ako buriya amakosa ntaba ari ayawe wowe umureka kandi ubizi ikiza si kwamubwiza ukuri nanone hazamo kakanu k'ikinyabupfura nubwo we nta kinyabupfura bakweretse ariko turabana barezwe ntago turabana borowe rero ntago ngomba kugenda nkawe keretse ubigize akamenyero yego ubigize akamenyero ikinyabupfura nanjye ngishyira ku ruhande kubera wahise nibyo hari filime wenda cyangwa se niba byarabaye urambwira hari umuntu wari wagusaba ko wamukorera muri projet yiwe ariko ugakina wenda uri nk'umuntu uri seriye cyane w'umunyamahani ntago biraba ndi seriye wapi irahira ndi seriye wapi ntago ndabikoraho tiye Imana nurabisaba ahubwo kuri video yasohotse uyu munsi Sumani wanshutse ngo ube seriye nabwo nabimenye mu gitondo ko yagushutse sindayireba urimo uribaza ukuntu biza kuba bimeze oya urumva njyewe iyo dukoze komedi nsubiramo nyine ntaza no kuyireba yego ariko hari igikorwa dore ngiye noneho hari ahantu mbikwereke wenda uretse urebe dore yanyambitse ishati ngera seriye twebwe tukajya twibonamo turi seriye ni nayo ya mbere ni nayo ya mbere nkoze uri kubibona uretse urebe reba ngo nabaye seriye rero nabitekereje hejuru ndavuga nti uyu muntu kuki ibintu nabyemeye byibura nari kubona abaye seriye ariko ndi muri iyi myenda n'ubundi ariko n'ubundi nkabasire ko ndi muri iyi myenda sinongere kudizayininga kuri nkugira iminwa yego nkabasire nyine nkagutya ariko nkaba nambaye iriya myenda sibyo ariko anyambika ishati nateranye ivi mu bantu wabeshye nanjye nayo nzi ko ari ibyanya akisha ni ukuri kw'Imana izina ry'Imana nabonaga ari ibyanyabyo mana utari wabimbajijeho ahubwo nabyibagiwe hari umuntu ibaze ko umunsi upostinga iriya foto kuri stati yawe ahubwo naranayibonye nshaka kuyipostinga no kwandikira ibintu byinshi sinzi umuntu wamamagaye nyuma nimugoroba ngiye ahantu bakuvugaho ndavuga mututsu sinamenye yateye ivi narazibaranguje warazibaranguje ni foto ndayibereka
ariko nyine birangira babibonye tu yari banga naratwikaga yari banga nashakaga gusohora ariko ni byiza ubwo iyi niyo ya mbere wari ukinnye muri seri ni iyi video zose 200 maze kugera kuri YouTube niyo nabakinnyemo ndi seri kandi ubwo mugande twabikoze dahari nawe byaramubabaje kandi ati biriya bintu nabonye ni ibiki ibintu watangiye simbishaka none se Mitsu hari abantu benshi badushinja yuko abantu ubwo ndabivuga muri rusange sinjya muri komedi cyangwa iki abantu tuzwi ko tutagira gushyigikirana yego ariko njyewe nk'umuntu ubibarizwamo uruhande rumwe nk'ubu wamfashije amaye ikiganiro ariko nabo nicaranye nk'undi muntu bakuvugaho nkavuga ku Mitsutsu wowe uramuzi Mitsutsu ko wamuhamagara n'ukwezi kose akubwira ikiganiro n'ibiki byose kandi wenda si icya mbere si icya kabiri si n'icya gatatu maye aguhaye yego ariko simbe ndi umuntu wakwicara mu bandi bantu nemere ko Mitsutsu amfasha ngo nemere ko iki kintu gikora ari ukwigomwa ikiganiro abantu kireba cyane sibyo kumya kumbarose rero nashakaga tuvuge kuri icyo kintu ko ni ukuri maze igihe nyibona ni ukuri urashaka ko nyivugaho aha njyewe ntabwo abantu bose bamfashije nubwo twaba twarashwanye nguha respect yego ukwiriye iyo nkugezeho kuri njyewe ndakuvuga kangoye nk'urugero nkwitwa King nkunda kumushimira kandi ntitugikurana rwose twarashwanye ariko ntabwo ari ibintu byari byadanje ariko mu bantu bamfashije aza mu ba mbere nawe nkama respect kuko kuri projet zanjye hari ikintu kinini cyubatse yigeze kuneza imashini aranyeditingira ku muntu atansa amafaranga dukoresha telefone ye cyo gihe nta na telefone ndagira ntaragura na kamera yego ngati wajya untiza telefone tugakamera iboro byawe ari no gufasha namwemereye nambwiye igihe cyose uzumva ko ushatse gufasha uzambwira rero buri muntu wese ngeyo mugezeho mu respect ntago mvuga ngo uriya muntu twarashwanye ngo ntacyo namuvugaho oya ntacyo suko nteye ariko wenda tugiye kuvuga ku bantu bameze batyo sinzi wenda kukibitera ariko igomba kuba ari kamere ishobora kuba ari kamere y'umuntu ni kimwe ashobora kuba mukorana ko muri timu yo kwakira abantu bameze gutyo barimo barimo cyane impamvu uvuze ngo timu yo kwakira nka Kiramani reka mvuge kuri Kiramani ni umuntu wigeze kunyicaza iki kintu mucyumve neza arambwira inzoga bite inzoga mbona ziri kukuntwara wagabanyije ntabwo yambwiye ngo nzireke yego wazigabanyije basi niba kuzireka bidashoboka wazigabanyije ndamubwira ndabyigaho rimwe na rimwe nkica akazi santuke ntanambwire nabi ariko akababazwa n'inzoga nanywaga nagera no kuri site nkisinzirira rimwe na rimwe ntankoreshe kanambarira umunsi wanjye bakawumbarira ariko ntahweme kumbwira ngo byageze aho bimubamo nka addicted niko nabivuga nawe byajya bigera kwa gatatu akampamagara uyu munsi ntunywa inzoga ejo dufite akazi akabinyibutsa kabima aba ntakayemo biza kumugora ariko byibura yaranyicazaga yego akambwira gutya na gutya aho kugira ngo ajye kumvaga mu bandi ajye kumvuga nabi we akanyicaza abo twazisangiraga rero n'ubundi bo muri timu twarasangiraga tugasangira nkasinda iyo nabaga nasinze noneho njyewe
ndi umuntu ugira story yo nasinze abanzi baranze ubu barambuze none uzabaze nka njuga niwe wambuza akababara buriya akambwira ati nabuze umunywanyi kandi turahorana akababazwa nuko utakinywaho kuri urwo rugero arambwira muri timu sangira tukishima none yabaga nasinze simurwanaga baraganiraga yewe nateraga story zisekeje cyane ariko tera story tugaseka ejo ntihabonetse akazi aturiya ni mu mureke ubwo bikiraka kabo twazisangiye ndumva hari ibitaramo bigera nko muri 3 na kiramani yagombaga no kujyamo marunje bagombaga kujya gukoramo n'ubundi ariko ngiye bigapfira yuko mfite kwaho amakuru mabi akatari kamana abantu mwasangiye dukorana bahawe ibiraka mu bariya muri team sindi buze kubavugaho ariko buri umwe araniyizi kuko narabibabwiye twabiganira ndavuga ati si byiza niba udashaka kumpisha akazi vuga ko mfite akazi kenshi bivuga nk'inzoga zaranyishe ariko nibyo aravuga ukuri icyo gihe nyine aravuga ukuri ariko nanone ntago ari umuntu wo kujya hariya nanone nubwo ari ukuri ngo ansenye sibyo se hanyuma mu gitondo tuze kongera n'ubundi kuzisangira akwereka ko ari inshuti yawe iri mu boss umaze kumamagara arambwira ngo narakubuze ngo naraguhamagaye mvugana na kana ariko kana karambwira ngo yarambwiye ngo icupa mwana ngo wanyicira akazi uwo mu boss araba atariho natanzeho nimero yawe kandi koko wigeze kumbwira ko hari umuntu sindizi ariko ngendagira mbabwire ko wenda ni abantu baba bateye gutyo niyo mico abasanzwe agira imico agira muri we uri kubyumva ari imico agira muri we kugira ngo icyo kintu gikemuke utavuze ngo nzamukenera utavuze ngo uramubwira nabi mwihorere uwo muntu umucikeho mukuzwe n'akazi cyane noneho ntumubwire ko utazamukenera mubane mu bundi buzima ariko abone warahindutse yarakuze cyane turi kujyana ubu ndakubwiza ukuri bajya bavuga ngo umunyabyanga bamenya aho akirizwa ntamenya menya aho akorera ibyaha bamenya aho akirizwa nabamubeshye ari umugani umeze gutyo bawuca gute ngo bajya bavuga ngo ntibamenya aho yihaniye sinzi ibintu nk'ibyo ngo bamenya aho akorera ibyaha ariko ntibamenya aho nihaniye rero nawe babone warahindutse ntibamenya aho uyinywera niba ariyo yatumaga bagufata gutyo hano muri komenti hagira umuntu uza kwandikamo uwo mugani mu bantu twasangiraga agacupa kwa kiramani uwo twagasangiye abyandikemo uwo mwakomeje nyuma y'icyo gihe nyine uwo twakomeje kugasangira inzoga nshobora kuba narayikomeje ariko ntawe ubizi ko nayikomeje turi kujyana nibyo rero cika ku muntu niba ubona koko yagusenya kuko ashobora kuba ari kamere kandi utabimukuramo si byose hari uburyo wikuraho umuntu rwose neza cyane mugakomeza mukaba n'inshuti noneho mana akajya no gutangira ubuhamya bwiza kandi ari umurongo wawe wihaye gutya cyane akuvuga nabi abona utera imbere icyo ni igihano cya mbere kitabaho ubu umukubise kandi utamukozeho kuvuge naba gusenye kanya gato abone uri gutera imbere abone ufite ibyo adafite abone uri guhirwa ahubwo hari igihe yabigiriramo ishyari noneho akakuroga noneho ukazajya wicara mu kigega mbese ureka ngo ushimire wakoze cyane Imana igushyigikire Imana iguhe abantu baguha akazi ikindi n'ibyo ukora byose Imana yongeremo imigisha mwego mu rugo twabonye pe wakoze kuduha karibu Imana ibonye mwakoze namwe kudukurikira Imana ibamere umugisha iwe hano turi kwa Mitsutsu
uyu nguyu ni umukozi wo kwa Mitsutsu. ariko mana we kuki kataje kare koko Ese konje ko muhise mugira bibi. Twasanga Komerezaho gake. umukozi wo Mitsutsu, uyu mukozi umuhemba ngahe? Uyu mukozi umuhemba ngahe? ikamera cyariho Eh, sikuvuzanye cyane mu kiganiro akakanara kakanara ntabwo uzi ukuntu nakubwiye mu gihe abashyitsi baje umukozi wa Mitsutsu kubera icyo agira akavuyo. Jeanne Jani itaba jya mu Ja. gikoni unkorere na ka kantu uwo ni umukozi babibwiye. Ngo nitwa Joyeuse wapi shana ko nabonye. Mwakoze kudukurikira.